nk'umugore n'umugabo. Urugero, nk'ubu wenda tuvuge mugiye kogana bya bintu mbabwira kogana, hanyuma muhise mumesa amasilipe muri uwo mwanya mumaze koga, hagati aho ngaho biraza kuryoha cyane, afite muraba muri gukora igikorwa kanaka kandi binaryohe cyane kubera ko yuko muri kumwe muri babiri, muri kuganira, mumesa amasilipe yanyu, nimurangiza muyanike. Ikindi kintu nanone gishobora kuba cyaryoha mu gihe muri gukora isuku hamwe, niba ku gitsina cyawe igihe cyageze yuko ugomba kuhogosha, bwira umugabo wawe akogoshe, bwira umugore wawe akogoshe. Hagati aho ngaho biraza kuryoha cyane, no muri cya gihe muri bumare kugira gute kogosha mwese, umugore akogosha umugabo, umugabo nawe akogosha umugore, muri cya gihe muri buze kurangiza kogoshanya, muhita mugenda muri dushe, mukajya muri dushe mukajya kogana, mwamara kogana mwarangiza mugakora kiriya gikorwa mwese mwumva mufite isuku, mufashanye kugira ngo isuku yanyu y'umubiri wanyu ize kuza kugenda neza, kandi mwese mubishizemo imbaraga zanyu kandi ari ibintu byo kunezererwa. Muri cya gihe gusiritana mu gihe muri kogana, ugasirita umugore wawe nawe akagusirita, hagati aho ngo muri gufashanya gukora isuku kandi biraza kuza kuryoha, muraza no kurangiza gukora iyo suku mwumva mwese muri ya mood yo kujya gukora ya mibonano mpuzabitsina. So rero isuku ni ingenzi cyane, abantu benshi ntabwo bakunda kubitindaho, ariko ndagira nkubwire ngo umugore ufite isuku umugabo aramwifuza, umugabo ufite isuku umugore waramwifuza. Ndagira nkubwire ngo biraryoha cyane. Ibi ngibi ni umubugerageza, muzareba impinduka mu rugo rwanyu. Murakaza neza muryango muhire, murakaza neza. Chantal Akiza TV, murakaza neza murisanga. Hello, amakuru yanyu murakomeye, nizere ko mumeze neza n'imiryango yanyu, nanjye ndaho ndashima Imana. Nkuko bisanzwe ni Chantal Hakiza, mama w'abana 3, ndubatse, ntuye muri Amerika muri leta ya Georgia Atlanta, niho Imana iturindiye ngiye n'umuryango wanjye. Hanyuma mugire weekend nziza kuri mwese, nizere ko mumeze neza. Icyambere nagira ngo mbanze mbashimire, ndashaka gushimira buri muntu wese ureba video zanjye, agakora subscribe, akalikinga ama video, agakora commentary, agasharinga n'abandi, bituma n'abandi babona video zanjye nabo bakubakika. Ndagira ngo mbashimire bivuye ku mutima. Ndashaka gushimira abantu bo mu Rwanda, mwarakoze kunkunda, murasharinga cyane ndabibona. Mu Burundi namwe murasharinga cyane ndabibona, hano muri Amerika namwe murasharinga cyane ndabibona. Imana ikomeze kubampera umugisha, mukomeze kumbera amaboko kugira ngo dushobore kuba twakubaka ingo za benshi. So ntago ijwi ribuze gusohoka neza, ariko turagerageza kugira ngo dushobore kubana, kubera ko mfite kantu ka gripe, kandi nanone numva shaka kubahereza message kugira ngo dushobore kubaka imiryango yacu. So rero uyu munsi wa none ntagiye kubatindira, nagiraga ngo tuganire. Nababwiye ngo buri munsi tugira topic, tugira ibyo tugomba kuganiraho. Uyu munsi turaganira ku bintu byerekeranye n'isuku. Turaza kwibanda ku isuku y'umubiri. No kuvuga ko umugore n'umugabo buryo bagomba kwitaho isuku yabo, kugira ngo bya bintu by'imibonano mpuzabitsina bishobora kuba byagenda neza, kubera ko umugore ufite isuku aryohera umugabo we kumureba, kumwitaho, kumukoraho, ibintu nk'ibyo byose. So rero hari uburyo bashobora kuba bafashanya, hari uburyo mushobora kuba mwafashanya nk'umugore n'umugabo. Urugero, nk'ubu wenda tuvuge mugiye kogana bya bintu mbabwira kogana, hanyuma
muhise mumesa amasilipe muri uwo mwanya mumaze koga, hagati aho ngaho biraza kuryoha cyane, afite muraba muri gukora igikorwa kanaka kandi binaryohe cyane kubera ko yuko muri kumwe muri babiri, muri kuganira, mumesa amasilipe yanyu, nimurangiza muyanike. Ikindi kintu nanone gishobora kuba cyaryoha mu gihe muri gukora isuku hamwe, niba ku gitsina cyawe igihe cyageze yuko ugomba kuhogosha, bwira umugabo wawe akogoshe, bwira umugore wawe akogoshe. Hagati aho ngaho biraza kuryoha cyane, no muri cya gihe muri bumare kugira gute kogosha mwese, umugore akogosha umugabo, umugabo nawe akogosha umugore, muri cya gihe muri buze kurangiza kogoshanya, muhita mugenda muri dushe, mukajya muri dushe mukajya kogana, mwamara kogana mwarangiza mugakora kiriya gikorwa mwese mwumva mufite isuku, mufashanye kugira ngo isuku yanyu y'umubiri wanyu ize kuza kugenda neza, kandi mwese mubishizemo imbaraga zanyu, kandi ari ibintu byo kunezererwa, atari ibintu uzajya ukora kumva ngo wabaye umuslave wa kanaka, kumva ngo wabaye umuboyi wa kanaka, ahubwo mubikore harimo umunezero, mukore iyo suku harimo n'umunezero. Ikintu cyiza tuvuge noneho muri cya gihe gusiritana mu gihe muri kogana, ugasirita umugore wawe nawe akagusirita, hagati aho ngo muri gufashanya gukora isuku, kandi biraza kuza kuryoha, muraza no kurangiza gukora iyo suku mwumva mwese muri ya mood yo kujya gukora ya mibonano mpuzabitsina. So rero isuku ni ingenzi cyane, abantu benshi ntabwo bakunda kubitindaho, ariko ndagira nkubwire ngo umugore ufite isuku umugabo aramwifuza, umugabo ufite isuku umugore aramwifuza. Ndagira nkubwire ngo biraryoha cyane. Hariho akantu nkunda kubwira abantu benshi kandi nabibwiye barabikora, basanze ari byiza cyane. Wa muntu uri kundeba muri uyu mwanya, wa mugore wa mugabo we, oga mu gitondo ubyutse, sibyo? Woge n'amazi meza n'isabune, numara koga ya silipe wari wambaye, ya silipe yawe uyimese uyanike, sibyo? Numara kuva muri dushe, numara kurangiza koga, ibrose, numara kwibrosa wihanagure neza, wisiga utuvuta duhumura, ukoreshe ka deodora ko mu kwaha, ntusohoke mu nzu udakoreshe ka deodora. Hari abantu benshi cyane bakunda kumbwira ngese ngo mu gihe ngufite parufe ngo ni ngombwa gukoresha deodora. Yego, kuko parufe nta gisimbura deodora, sibyo? Ndaza kugera kuri la partie ya ntuze ya parufe. So nimara gusoza umusatsi wawe, guhora ukora umusatsi wawe, niba ufite agasatsi gakeya kukoza buri munsi byaba byiza cyane kurushaho. Niba ufite umusatsi uba washyizemo ibidefirizo, basi kuwozamo rimwe mu cyumweru, hagati aho ngaho uri gukorera isuku umusatsi wawe. Niba uri umugabo, koga buri gihe mu gihe ufite agasatsi gakeya, that's great, ni byiza cyane. Hanyuma noneho ubwo ngubwo iyo umaze kugira, wambara imyenda imeshe, umwenda w'imbere, isilipe yawe ikaba imeshe, asutiye yawe ikaba imeshe, hagati aho ngo urasa gusohoka ari hanze uhumura neza kandi usa neza, urumva? Hanyuma noneho wamara kugira, ukambara amasogisi ameshe. Hariho abantu bambwiye ngo se ngo biterwa n'iki ngo kuba inkweto zishobora kunuka, ngo niki byose. Inkweto rero impamvu zinuka ni kubera ko urazambara uyu munsi ugasigamo amasogisi, ya masogisi washyizemo kongera none ukayambara ejo, ntago ari byiza. Ni byiza yuko ugomba guhindura amasogisi buri munsi, ko nuhindura amasogisi buri munsi ntago uri kuvuga bizajya binuka, sibyo? Hanyuma noneho iyo umaze gusoza, noneho umaze kwambara byose, niho none ushyiraho n'akaga parufe niba ugafite. Ariko niba utagafite deja, kuba washyizemo deodora, kuba wishyize kariya ka deodora birahagije kuba rwose uri busohoke ukaba uhumura neza, uri busohoke ukaba umeze neza. Mu gihe wambaye umwenda umeshe ukaba wakoresha n'ako ka deodora birahagije. Ariko niba ufite n'ako ga parufe, nta kibazo, aga parufe nako gashyireho, gatuma umuntu ahumura neza. Noneho n'ikindi kintu rero, muri cya gihe mugiye kuryama nijoro, niba mwese muhari muri icyo gihe, mujye kogana. Nta cyiza cyo kujya mu gitanda woze,
n'umubiri wumva uruhutse, kuba woza mu gitondo ntabwo ari ukuvuga ngo ku mugoroba ntabwo ushobora koga, ni byiza koga ugiye kuryama. Hagati aho ngaho rero dukomeze dukorere isuku yacu y'umubiri wacu, kandi n'aho dutuye, kandi gufashanya umugore n'umugabo mugafashanya kugira ngo mukore isuku yo mu rugo, sibyo? Niba madamu ari gukubura, nawe fata trash isohokane. Niba madamu ari gukora ikintu kanaka mu rugo, nawe gira icyo ugomba gukora. Wenda umwana yiyangije, muhindure, ntacyo bitwaye. Gufashanya ni byiza cyane mu gukora isuku. Si cyo mukora isuku mufatanyije, ndagira nkubwire ngo hariho byinshi bishobora kuba byatuma mushobora, ni ukuvuga ko gufashanya bituma urukundo rwiyongera hagati yanyu, bituma kwizerana hagati yanyu kuzamuka, kubera ko iyo umugore yakoze cyane aba ananiwe cyane, ugasanga ahora afite umujinya igihe icyo ari cyo cyose. Ariko n'uba wamufashije, ndagira nkubwire ngo na cya gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina nacyo kiraza kugenda neza, kubera ko mwagerageje kugira ngo iyo suku muyifatanye. Icyo gihe kandi muri kwereka abana banyu icyiza cyo gukora isuku bafatanyije. Nabo muri cya gihe bazajya gushaka, nabo bazabikora kubera ko babibonanye mama na papa, sibyo? Rero ndabasabye mbinginze ngo mwibande ku kintu cy'isuku. Igitanda cyawe ugerageze basi mu cyumweru uhindura amashuka 2, bigushobokeye 2. Kuveri kuyihindura rimwe wenda mu kwezi ntacyo bitwaye, kuko kuveri ntabwo yandura cyane. Hagati aho ngaho muzaguma gute? Muzaguma isuku yanyu imeze neza, kandi muhore mwishimiranye. Ibi ngibi ni mu bugerageza, muzareba impinduka mu rugo rwanyu. Murakoze cyane. Yari Chantal Hakiza, nizere yuko nijwi ryasohotse neza, kuko numvaga ashaka kubahereza iyi message. Imana ikomeze kubana namwe, ndabakunda cyane. Bye bye. Murakaza neza muryango muhire, murakaza neza. Chantal Hakiza TV, murakaza neza murisanga.